Mwaramutseho. Good morning. Icyo nashaka kubabwira ubwa mbere. First of all, I want to share with you this. Niyo nicaye hari inyuma. Whenever I sit behind there, Mumbarire cyane ngiye nkunda kwicara hari inyuma cyane. I'm sorry for you, that is my habit to sit behind. So kuvuga ko nshaka kubona abantu binjira oya. It doesn't mean that I want to supervise or to see people entering. Abantu batazi ko ndi umusaza ndwaye asthma. There are some who don't know that I have a sickness of breathing. Niyo mpamvu nkunda kwicara hari inyuma kuko kenshi na kenshi amapafure cyane cyane y'abagore arancokoza cyane nkumva rwose napfuye. I prefer to sit behind because of the smell of this, perfume of women. Ikintu nashaka kubabwira nicaye ari imbere nasengeye kimwe cya mbere bakimbwira ko nza kuza imbere gutanga témoignage yanjye. So the prayer I had after being approved to give my testimony. Murabona uyu Pastor Augustin hangaha. You see this Augustine. Nkunda kumwumviriza numva avuga ikinyarwanda cyiza cyane. So whenever I hear from him, he's good at speaking Kinyarwanda grammar. Nkabona ko nashaka kumwigana. And I can't imitate him. Isengesho ryari rimeze gutya. My prayer was like this. Nashakaga yuko igifaransa cyanjye gikeya yacyumva. So the prayer was was him to at least catch my French. Kuko nanjye mvuze igifaransa cyinshi nk'ikinyarwanda cye ntago twakumvikana. Because when I speak much of French grammar, he can't also understand me. Niyo mpamvu amasengesho yanjye nizeye ko yafashe, niyo mpamvu reka mbabwire témoignage yanjye uno munsi. And I believe that my prayer was heard. That's why I don't doubt with my flow. Ikimuro gishize muzi ko hari umuganda. Last week hari umuganda kwa gatandatu hari umuganda. Yesterday was the community work. None ngira amahirwe yo kumva ikiganiro cyacu twagize na Pastor Jean Pierre kuri radiyo ubushize. And I had a chance to listen again the show we had with the Pastor Jean Pierre. Noneho niyumva mvuga. And I heard my voice and the way of my preaching. Burya icyo kintu ni kirakomeye cyane bene data. So this is very great. Kuko kenshi na kenshi twumva abandi bavuga. Because many times we only listen or hear others preaching. But we don't take time to hear ourselves while we preach. Kandi tuzi kwikunda ariko ntituzi ko n'abandi bashobora kudukunda. So and we love ourselves, we don't mind that others can even prefer with us. Aho ngaho ndabacutse gatoya. Icyo nashaka kubabwira ni iki ngiki. So I want to share this. Nuko numvise nanjye mvuga neza. So I also realized that I'm a good speaker. Ariko ikintu gisigaje ni iki ngiki. But I'm still having a journey. Nanjye nashaka kuvuga icyongereza nkuko nabandi bavuga icyongereza. I have a prayer that I can speak fluently English like others. Igifaransa cyanjye kigabanuke. So that I can reduce and decrease my French. Ariko nkabona ko igifaransa cyanjye aho kigeze. But I see the level of my French. Kidashobora kuba icyongereza cyabo. It can't be same as the English of some. Nkaba narekeye aho ngaho. So and then I just stopped by there. No, iki gitondo sinzi kuntu mwene data umwe yambajije icyo twigishije hariya. And then this morning one brother asked me the topic we had in our radio show. Agashaka kukigereranya n'ikiganiro mpaka cy'uno munsi. And then he wanted to compare the show with the topic of the debate we have today. Sanga niza kumubwira ndiko ibintu by'umwuka burya biragoye cyane. So because the spiritual matter is somehow challenging. Kuko kenshi tumenyera ibintu byoroshye. So we are familiar with the easy topics. Ibintu by'imibare, ibintu by'amasciences biroroshye cyane. So compared to the sciences and mathematics, the spiritual thing are difficult. Ariko ibintu byo mu mwuka burya ushaka kubivanga utabizi.
And maybe you can even mix something. niyo mpamvu namubwiye rwose we uze kwitonda neza ikiganiro mpaka n'ikiganiro twakoze mu radio ntago bimeze icyo kimwe. So I told him just be careful in the debate because the show we had was totally different from the topic of the debate today. Sanga nta mubwira byinshi, mubwira rwose witonde ibyo twavuze ku radio n'ikiganiro mpaka tuzakora no munsi ko bitafite ahantu byaba bihuriye. So I simply answered him that the show we had is different from the topic we shall have. Kandi je prends l'occasion kubabwira, and I will take this opportunity to tell you this. Tuzajye twumva iradiyo cyane cyane kwa gatandatu. Please put it in your plan to listen from the show we always have on Saturday. Cyane cyane n'abadiakoni bacu ahangaha badushikikire tuzajye duhira ku iradiyo. And also I kindly ask the deacons of this church to meet to the radio show. Murakoze mukomere Imana mashyi. So thank you.